nuvuga ngo icyo Imana idusaba ni ukuba abizerwa en tout temps et partout, kuba abizerwa hose no mu bihe byose. Ariko ibi biri kure. Ariko kugira ngo rero Imana izaguhe burundu ibyawe, nuko muri teste, muri igeragezwa ry'ubuzima ukwiye kumwizerwa muri ibyo by'intizanyo. Ukwiye kuba mwizerwa muri bito, ibi byo mu isi ni bito, kugira ngo uzajejwe ibihambaye byo mu ijuru. Ikibazo rero ni abantu bake bagenda iwabo wa twese barabaye abizerwa mu by'intizanyo, bakaba bizerwa muri bito yo muri iyi si. Ijambo ry'uno munsi ni ijambo ryitwa ubwizerwa. Mwandike ubwizerwa, parce qu'il y a très peu de fidèles. Icyo Imana igushakaho ube umwizerwa mu isezerano. I ni inyuguti nini. Isezerano. Ube umwizerwa. Imana ikigushakaho nukuba umwizerwa mu isezerano. Niriye sezerano? Bibiliya ifite amasezerano ngahe? Abiri. Isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera Imana yagiranye n'Abisirayeli. Isezerano rishya Imana yagiranye n'abantu bose bo ku isi bemeye guhindukira Yesu bakamwizera. Turi mu isezerano rishya. Iriya ni isezerano rya Yesu. Amen. Isezerano Imana igirana n'abantu bose bemeye kwizera Yesu n'igitambo cye. Muribuka igihe Yesu yatangizaga Holy Communion, Saint Seine, igaburo ryera, yaravuze ngo iki ni igikombe cy'amaraso yanjye y'isezerano risha, avuye ku bwa benshi babarirwe ibyaha. Yayise amaraso y'isezerano risha. Iyo umuntu Imana imuhamagaye muri Kristo, anyuma akihana ibyaha by'akizera Yesu, aba yagiranye isezerano n'Imana kubw'igitambo cyayo ari iwe Yesu Kristo. None isezerano rihagaze kuki? Isezerano mu buzima busanzwe abantu bagira amasezerano. Isezerano rihagaze kuki? Isezerano rihagaze ku rufatiro rw'ubwizerwa ku mpande zombi. Amen. La fidélité, c'est le pilier de toute alliance. Ntabwo ushobora gukora isezerano mu gihe hari uruhande rutari fidèle, rutari urwizerwa. Rero abantu benshi rero niyo mpamvu rero bari mu madini ya kirokore. Kubera iki? Ntabwo bazi icyo Imana ibashakaho muri Yesu. Igihe wakiriye Yesu Kristo, uba ukoze isezerano n'Imana. Uzaba Imana yanjye. Haleluya, haleluya. Uzaba Imana yanjye. Uzaba data, nanjye nzaba umwana wawe. Ni isezerano twinjiramo. None isezerano ryose rero rihagaze ku bwizerwa. Ku Mana nta kibazo tuwafite, Imana ihora yo kwizerwa. Ikibazo rero tukirebere kuri twe. Imana ihora yo kwizerwa. Dieu est toujours fidèle. Niko Paulo atubwira muri Timoteyo. Aratubwira ko Imana igihe cyose niyo kwizerwa. Soma Timoteyo wa kabiri ibice 2 11 tugeze kuri 13. Umviriza ijambo ry'Imana hano. Iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. Kandi nubwo tutizera, we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha kwivuguruza. Amen. Amen. Amashimenje ku mwami Yesu Kristo. We akomeza kuba uwo kwizerwa, ngo nabasha kwivuguruza. Rero nidutumwanya tujya kureba mu rundi ruhande rw'isezerano twakoze, uruhande rw'Imana, yo nta kibazo ifite, niyo kwizerwa.
ahubwo umwana w'umuntu niwe yagiye abura ubwizerwa. Reka turebe gato urugero muri Bibiliya rwo kwizerwa, ubwizerwa, fidelite. Mu Gifaransa fidelite, amen, hari ijambo ry'ikilatini fides. Fides ni ukuvuga foi. Ni ukuvuga ngo muri fidelite hariho foi, mu bwizerwa hariho kwizera. Mu bwizerwa hari ijambo kwizera. Ntushobora kwizera Imana utari umwizerwa, kuko birajyana. Amen. Mu Cyongereza naho birumvikana. Amen. To be faithful. Faithfulness, ubwizerwa, hari ijambo ribanza faith. Faith, kwizera. Rero umuntu rero wizera bamwita faithful. Ubwizerwa faithfulness. Numva ko harimo kwizera? Ntushobora gutandukanya kwizera n'ubwizerwa. Imana ishimwe. Tugende vuba muri Samuel wa mbere 31:7. Hano hari umuntu atwigisha mu buryo buhambaye. Ibi bintu by'umuntu uyu munsi ku isi ni ingume, ntushobora kubibona mu buryo bworoshye. Nanze kuvuga ngo ntibishoboka, ariko ni ibintu by'ingume ku isi yose ngo mubibone. Ni ikibazo ubona umuntu nk'uwo. Bikadusomera. Nuko Abafilisitiya barwana n'Abisirayeli, Abisirayeli barahunga, ariko bicirwa ku musozi w'i Gilibowa bagwaho. Abafilisitiya basatira Sawuli n'abahungu be, bica Yonatani na Abinadabu na Malikushwa bene Sawuli. Urugamba rwibasira Sawuli cyane, abarashi bamugeraho bamukura umutima cyane. Sawuli niko kubwira umutwaje intwaro ati, kura inkota yawe uyinsogote, bariya batakebwe bataza. Aho ntushaka kubakurigira. Sawuli bamurashe, sibyo? Ariko ntabwo arapfa. Abafilisitiya bari hafi kumugeraho. Avuze iki? Somaho. Kura inkota yawe uyinsogote. Kura inkota yawe uyinsogote. Abibwiye nde? Soma ku murongo wa 3. Ku murongo wa 3. Urugamba rwibasira Sawuli cyane, abarashi bamugeraho bamukura umutima cyane. Avuga ngo bamukura umutima, ariko ngo ero blesser grièvement, baramukomerekeje. Abibise nabara kumukura umutima, baramukomerekeje. Ari baravama amaraso. Kane rero Sawuli niko kubwira umutwaje intwaro ati, kura inkota yawe uyinsogote, bariya batakebwe bataza kunsogota bakankoza isoni. Ariko umutwaje intwaro aranga, kuko yatinye cyane. Nicyo cyatumye Sawuli yenda inkota ye ayishitaho. Tukiraho umvirize, turaza gukomeza. Sawuli ni umwami wa Isirayeli, agiye ku rugamba n'abahungu be, harimo na Yonatani, inshuti magara ya Dawidi. Amen. Agiye kurwana n'abanzi babo biteka bitwa Abafilisitiya. Ku rugamba rero birakomera. Abafilisitiya bararwana, noneho barashe bakora kuri Sawuli. Sawuli Bibiliya nivuga nihe bamurashe, ariko baramurashe amaraso atangira kuva. None rero kuko abantu ba kera hari ikintu bari bafite tudafite, ntabwo ari abo muri Isirayeli gusa, n'Abanyarwanda hari ikintu bari bafite, hari ikintu cyitwaga bya kirazira. Nuvuga ngo nimba umwami wowe wahisemo kugira ngo umutwaze intwaro, sibyo? Kirazira ko apfa ku rugamba ukarokoka, mukwiye gupfana. Kuko abakera no mu Rwanda twaranabyize muri histoire yuko bigishaga ubutwari. Wagivise kuva umwana ari muto bakamwisha kuba intwari, bararwanyaga ubugwari. Noneho no mu bindi bihugu byinshi barigishaga ibyo. Nko mu Bugiriki bw'imbere ya Yesu, la Grèce antique, ariko ibintu bita umviriza les vertus cardinales. Les vertus cardinales z'Abagiriki imbere ya Yesu zarenye. Murangurikira cyambere, haleluya, barigishaga
prudence mu buzima, kuba prudent. Prudent ni ukuvuga ubushishozi. Okay, hanyuma bakigisha temperance. Temperance, kuwa na kiasi, vuga ngo ntujye mu bintu extreme. La temperance, tuvuga abandi bavuga ngo bararya bakwaga ivutu, babuze temperance. Mwabyumvise? Kurya ukarenza, cyangwa ukambara ibintu gwezaho bikurusha ibiro ngo wereke ko ufite amafaranga, nabyo ni kibazo. Ni bingahe ibyo? Ibyo nibyo bigishaga izo valeur, indangagaciro, izo vertu abagira ikimbere ya Yesu. Prudence, temperance, bakabigisha n'icyo bita la force de l'âme, imbaraga z'umuntu w'imbere. Amen. Nimba igihugu gitewe, sibyo, ntabwo wewe musore ujya kwisha, ukwiye kurwana ku gihugu. Amen. Haleluya. Bibaye ngombwa n'uwanyuma gashira, nicyo bita la force de l'âme. Hanyuma ya kane bigishaga la justice, ubutabera. Abo n'abagiriki. Noneho twebwe abakristu turafite 3 vertus, indangagaciro eshatu ziri muri Bibiliya yawe. Amen. Ziri mu Bibiliya yawe, indangagaciro ziri mu Bibiliya yawe. Haleluya. Babyita les 3 vertus cardinales et téléologales. Abakorinto ba mbere 13:13. Ziriya nizo ndangagaciro z'ingenzi z'umukristo. ariko noneho hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ubyuko ari bitatu, ariko ikirute bindi n'urukundo. Amen. Indangagaciro batubwiye za gikristo hariho kwizera. Babanje yihe? Kwizera. Kwizera. Kandi turavuga ubwizerwa. Rero ubwizerwa ni vertu, ni indangagaciro y'umukristo. To be faithful. Okay? Kwizera. Hanyuma ibyiringiro. N'ibyiringiro n'indangagaciro y'umukristo. Amya gatatu urukundo. Reka dukomeze. Iyo babyita les 3 vertus chrétiennes, sibyo? Cardinal ni kuvuga, ça vient du mot cardine. Cardine kuva pivot, ibihetsi ibindi. None rero uyu mugabo rero abonye Sawuli bamurashe. Sawuli arabona bati rero ntidushobora kwiruka kuko intwari ntabwo yiruka. Wowe rero fata inkota yawe unsogote. Arabwira umutwaza intwaro, fata inkota yawe unsogote kugira ngo ziriya ntakebwa zitamfata zikanshinyagurira. Babyumvise? Ubwo n'ubutwari bukomeye. Wawe umuntu umutwaza intwaro umva uko yamushubije, kandi wowe ari kumusogota ngo nitegeko ry'umwami yampaye. Sawuli niko kubwira umutwaje intwaro ati, kura inkota yawe uyinsogote, bariya batakebwe bataza kunsogota bakankoza isoni. Ariko umutwaje intwaro aranga kuko yatinye cyane. Nicyo cyatumye Sawuli yenda inkota ye ayishitaho. Umutwaje intwaro abonye ko Sawuli apfuye, nawe yishita kuye nkota, bagwa hamwe. Amen. Amen. Umviriza. Kubera iki umutwaza intwaro yatinye gukora ibyo shebuja yamubwiye? Kirazira gukora ku Uwiteka yasize amavuta. Ntiyagize ubwoba bw'ikindi, yagize ubwoba ariko ngo ibyo Sawuli yavuze birumvikana, sibyo? Ariko hari itegeko rivuga ko ntabwo ukwiye kurambura ukuboko kwawe ku Imana yasize amavuta. Iyamusize niza mukuraho. Niyo mpamvu Dawidi igihe cyose yaronse occasion yo kwica Sawuli ntigeze abikora, kuko yaravuze ngo sinshobora gukora ku Uwiteka yasize amavuta. N'ibyo muri iki gihe ntabyo tuzi. Turubabuka buri kintu cyose. Abana bubabuka ababyeyi, abakristo bakubabuka abapasitori babo, kubera ko turi muri societe yatakaza indangagaciro. Reka dukomeze. Mu cyimbo cyo kumusogota yakoze iki? Abonye Sawuli apfuye, nawe yahise afata inkota ye
arayijugunyaho barapfana, kuko niko batojwe ko bakwiye kuba bizerwa kugeza gupfa. Uyu munsi birahari ibi. Ni bande wabona bameze nk'umugabo? Abantu bahemukirana ku mafaranga 3,000 nkaswe gutaga ubuzima. Mais il n'y a plus de ces valeurs là. Ntazo. Murazi impamvu? Nuko mu isi y'umwuka, isi yinjiye mu bihe, amen, aho les valeurs zitagihari. Hariho valeur imwe yasimbuye izo n'agaciro bita les valeurs mercantilistes. Valeur nimwe ni faranga. Ina agaciro zakuweho, hasigara imwe gusa yitwa ifaranga. Rero ifaranga rero nimba ari ndagaciro y'isi, mu ndagaciro nyazo ni anti-valeur, ntabwo ari valeur. Wabyumvise? Uyu munsi umuntu aragambana muvandimwe kuba amafaranga. Wabyumvise? Baravuga ngo avec l'argent aujourd'hui on achète tout et tous. Kuko amafaranga ugura ibintu byose n'abantu bose. Ndaguyumba 100 uzaze umushinje ibinyoma. Wabyumvise? Ukajya gushinja ibinyoma. Si byose. Turazi n'abavoka nabo barya hombi. Je nahamagara kuvuga ukuri. Ufashe avoka bari hano mumbabarire ntabwo ari mumvuga. Agafata amafaranga yuyu ngo c'est son client. Anyuma n'uriya mubura nawe akaje ku ruhande agafata yi. Bongera ku rubanda ariko si uyu ni wa mavoka. Ni wa usanga umuntu ahindura abavoka. Ubwizerwa bwaratakaye no mu nzu y'Imana. Kubera iki abantu bima Imana cya 10 kandi Imana yarabahaye imbaraga zo kugera ku byo bageraho. Imana ituma uryamuka byuka, niwe wibyutsa. Nushobora kuryamuka heraho. Imana ngo ukwiye kuzana mu nzu yanjye cya 10. Ni bangaye ubaha ibyo? No, parce que les valeurs zaratakaye. Ahubwo twebwe isi ya none iyobowe na les valeurs mercantilistes. Les valeurs y'amafaranga. Wabyumvise? Ushobora kuba umukristo ari kuri mbata ya Mamo, ministre des finances wa Satan, kandi ukitwa ko gusenga Imana rukumbi, ariko sibyo. Tu es dirigé par l'argent. Kugeza mwabyumvise? Uriya mugabo rero, uriya watwazaga Sawuli intwaro ze, abonye Sawuli amubwiye ngo nsogota, aratinya kuko arabizi ko ni kirazira. Yasizwe amavuta n'Uwiteka, sinshobora kumukoraho. Mu bisanzwe logique nuko yari gukora ibyo Sawuli yavuze. Ati bari nakebwa, niba nashoboye kumuheka ngo biruke, nibura ntagende bamushinyagurire bari nakebwa Abafilisitiya. Ariko ibyo ntiyabikoze. Kubera iki? Yakuriye mu ndagagaciro za kirazira. Nafuma mpfa aho gukora kirazira. Nafuma mpfa aho guhemukira inshuti. Hari i Burundi sinzi ko mu Kinyarwanda bihari, hari umugani uvuga ngo umugabo ngo ntahindukira mu ijambo. Ahindukira he? Mukira. Muje bivuga? Zari ndagagaciro basogokuru babo. Ngo umugabo ntahindukira mu ijambo, ahindukira mu kirago. Bivuga ngo mu buriri ushobora guhindukira, ariko kirazira ko umugabo ahindukira mu ijambo. Bivuga ngo ibyo wavuze ukwiye kurihagararaho, icyo yagusaba cyose. Ariko abantu barabeshya, bahekenya ibinyoma nkuko bahekenya shikrete. Tuzinjira rero muri filozofi ya Hume. Hume ni wazanye filozofi ya scepticisme. Aravuga ngo il faut douter de tout. Il faut douter kugeza aho umenya ukuri. Nuza kumbwira ibintu ngo il faut douter. C'est ni kibazo gikomeye cyane. Ibinyoma gusa nibyo abantu bagenderamo. None ubwizerwa bw'uyu mugabo mwabonye? Aho kugira ngo atatire igihango, aho kugira ngo akore kirazira,
yaremeye gupfana na shebuja. Uyu munsi iyi fidelite, ubu bwizerwa, ntabwo yaba umwizerwa gusa kuri Sawuli, yabaje kumwizerwa ku Mana. Ubwizerwa ku Mana nibwo bwatumye aba umwizerwa kuri Sawuli kugeza aho apfa. Yesu aravuga iki? Bumwizerwa kugeza gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ibyashoye Yohana vuba umurongo ibice 2 umurongo wa 10. Umvirizaho icyo Imana ivuga. Ntutinye ibyo ugiye kubabazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Amen. Amen. Umwami abwiye itorero, iri torero rya Simuruna, ariko uri munsi atubwiye twese ngube umwizerwa ryari? Kugeza gupfa. ubu umwizerwa kugeza gupfa. Uyu mutwaza w'ingabo wa Sawuli, iri jambo yarigendeyeho, yabaye umwizerwa kuri Sawuli kugeza gupfa. Nuvuga ngo icyo Imana idusaba ni ukuba abizerwa en tout temps et partout, kuba abizerwa hose no mu bihe byose. Ariko ibi biri kure kuko ntabwo tukiri mu isi yubaka mu bana bato indangagaciro bakazikuriramo kugeza bavuye muri iyi si. Turi mu isi yubaka irwaneho, sibyo? Uzaba akagabo. Ntabwo umubyeyi abwira umuntu ngo uzamenye izi ndangagaciro, kada uzaba akagabo, uzamenye kwirwanaho. Muri icyo bivuga, soit le plus filou, soit le plus filou, le plus risé, vous voyez, uzirwaneho. Nibyo bigisha abantu. Indangagaciro ntabwo zigihari, abantu barangiritse. C'est une société matérialiste, l'argent est roi et Dieu. Amafaranga niyo ndangagaciro z'ubu. Ariko abantu ba kera ntabwo umuntu agaciro k'umuntu cyangwa k'ubuzima bwe ntabwo wakarebera mu byo atunze, bakareberaga mu ndangagaciro. Umugabo n'umuntu yari afite indangagaciro akemera no kuzipfira. Ariko uyu munsi ibyo ntabwo bigihari, na niyo mpamvu ibintu byinshi byarangiritse. Reka dukomeze. Mwabonye urugero? Uwo mugaragu wa Sawuli yabaye umwizerwa kugeza gupfa, sibyo? None Yesu aratubwira natwe ngo ubu umwizerwa kugeza gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ese turabishoboye ibyo? Turabishoboye? I don't know. Dusome vuba mbere yuko ndangiza. Luka 16:10. Luka 16:10, 16:12. Vuba. Ukiranuka ku cyoroheje cyane aba akiranutse no ku gikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane aba akiranuriwe no ku gikomeye. Niba mutakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Kandi niba mutakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Amen. Amen. Ukiranuka ku cyoroheje cyane aba akiranuka. Ntabwo uzigera ukiranuka mu bikomeye, ibyoroheje utigezwa. Mu Kinyarwanda ukiranuka, ariko mu Gifaransa ni fidèle. Celui qui est fidèle dans peu de choses. Nugera ukiranuka uzavuge ubwize kwizerwa, kuko c'est pas la même chose. Mwabyumvise? Umviriza. Uwizerwa ku cyoroheje cyane aba akiranutse, aba yizewe no ku gikomeye. Kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane aba akiranirwa. Utari umwizerwa ku cyoroheje cyane aba atari n'umwizerwa no ku gikomeye. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, umwizerwa mu bintu bito
ni ngombwa aza umwizerwa no mu bikomeye, les aussi dans les grandes. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo Imana iturebera muri ubu buzima. Muraza kumva dimension y'amagambo ya Yesu Kristo. Ni amagambo avuga ku migani y'igisonga kibi, sibyo? Haleluya. Araza kutubwira kandi nayo magambo yasubiremo ku mugani w'amataranto. Ni ukuvuga ngo rero ubu buzima turimo, wabyumvise, turi muri teste ni igeragezwa. Muri iyi si turi muri teste y'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana irategura abantu kuzabaraga ibyabo bitagira akagero. Ibyo muri iyi si ngo ni intizanyo, kuko yavuze hariya ngo si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses, ari kuri 12, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui. Kandi niba mutabaye abizerwa ku by'abandi mubikijwe. Iby'abandi tubikijwe nibi. Kurikire. Iby'abandi tubikijwe nibi. Nibikiwe by'abandi ubikijwe. Waza kumwe ngo iya modoka ni yanjye, ni isaha ni yanjye. Nibiki avuga hano? Ngo utabaye umwizerwa mu byo wabikijwe by'abandi nibiki? Ntago mugize mubitekereza. Dore. Ejo nupfa uratwara iki? Uratwara umugore wawe, umugabo wawe, imodoka yawe, akazi kawe. Uratwara iki? Uragenda nkuko waje. None niba ko ibyo byose tugira muri iyi si ni intizanyo, ni bande? Zaburi ya 50, Imana iravuga ngo isi nibiyuzuyemo n'ibyanjye. Nuvuga ngo twebwe Imana iradutiza, ntabwo ari ibyacu. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Amukagenda hariya ngo ndakize, ndashinga ngashingura. Baza gushingura nyine. Imana iravuga muri Zaburi ya 50 ngo isi nibiyuzuyemo n'ibyanjye. Tuza muri isi ntacyo dufite. Ibi byose dutunze hano twitirirwa tukabyira tamo, ntabyo twavukanye. Rero igihe tuzagenda iwabo twese ntacyo tuzajyana. Nuvuga ngo nyiri isi arabisigarana ni Imana. Iravuga rero ngo muje muri isi mbashize muri teste, ndebe ukuntu iby'intizanyo mu byitwaramo. Nimuba bizerwa mu by'intizanyo, mu ijuru nzabaha ibyanyu. Kuko mu ijuru ntabwo Imana izadutiza, bizaba ari ibyacu. Kuko ntabwo tuzapfa ngo tubisige. Imana ihabwe icyubahiro. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Ibyani intizanyo. Haleluya. Uyo mugore baramugutije, uwo mugabo baramugutije, iyo modoka barayigutije, ako kazi barakagutije, abo bana baragutije. Ibintu byose ni intizanyo. Iyo dupfuye turagenda, none Imana ikavuga ngo witwaye nabi mu bitari byawe, none ntago naguha ibyawe. Nyuma mu ijuru ibyo tuzaragwa. Amen. Ntawo bihuriye mu gaciro nibyo mu isi twatijwe, kuko nibyijisho ritigeze kubona. Haleluya. Bitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu ngo niby'Imana ibikiye abayikunda. Rero kubera ko mu ijuru tutazapfa, tuzabihabwa burundu. Ariko ngo rero Imana izaguhe burundu ibyawe, nuko muri teste, muri igeragezwa ry'ubuzima ukwiye kumwizerwa muri ibyo by'intizanyo. Ukwiye kuba mwizerwa muri bito. Ibi byo mu isi ni bito, kugira ngo uzajejwe ibihambaye byo mu ijuru. Ikibazo rero ni abantu bake bagenda iwabo wa twese barabaye abizerwa mu by'intizanyo, bakaba bizerwa muri bito byo muri iyi si. Mwana ubwenge bw'Imana? Mwana ubwenge bw'Imana? Wewe wasomaga unumva ibyo ari byo? Mwebwe mukunda kwambara imyenda myinshi. Wewe ufite za garde-robe, sibyo? Ukareba mu buryo unakererwa ku rusengero kubera ko bikugora guhitamo, kuko ni nyinshi cyane mu buryo bikugora.
n'ubundi burwayi ubwo. Hanyuma rero umviriza, igihe uzapfira bashatse bazaguha ka kandi wangaga, ntago bizaturuka kuri wowe, bizaturuka kuba gufite ububasha icyo gihe abagushingura. Nibo bazahitamo ibyo bakwambika n'ibyo batakwambika. Nimba wari umuntu ashakira akanzu yawe aza bati iyi wowe ijyana heri, sibyo? None ibi biratubeshya. Ubu nibwo bwenge bw'Imana, ubu nibwo bwenge bw'Imana. Bumwizerwa mu by'intizanyo, bumwizerwa muri ibyo bito, hanyuma Imana izaguha ibyawe, izaguha ibihambaye. Ubwizerwa, faithfulness, fidelity, uaminifu ni ikintu kibuze muri isi ya none. Reka turangize kuri Matayo 25:23. Ubwizerwa, ubwizerwa ni ijambo rikomeye, c'est une vertu ikomeye. shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wabaye umwizerwa muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Amen, amen. Ngo umugaragu mwiza wabaye umwizerwa muri bike, injira mu munezero wa shobuja. Uko niko Yesu azabwira abantu bazatsinda iyi teste, abantu bazatsinda iri geragezwa yuko tuza muri isi, Imana ikagutiza ibintu, ikagutiza n'abantu. Amen. None ibyo bintu ubihagazemo gute? Icya kabiri, imibanire yawe n'abantu yagutije. Kuko abantu tubana muri period yacu ni zanyu, kuko nago dufira rimwe tujyane. Abantu relation zawe, ese uri umwizerwa muri relation zawe? Ese uri umwizerwa mu mibanire yawe n'abandi? Uri umwizerwa ku isezerano ry'Imana ryahamijwe n'amaraso ya Yesu Kristo? Uriya mugabo yatwazaga intwaro Sawuli yabaye umwizerwa ku Mana, aba umwizerwa no ku mwami wasizwe, kugezaho ubwizerwa bwe yemera no kubupfira. Iriya ni fidelity ikomeye cyane. None Yesu rero mu isezerano rishya aravuga ngo ube umwizerwa kwigeza kugupfa. Iryo jambo nashaka kuvuga mu minota mike gusa, riradutsinda. Murazi impamvu? Obereza ko ibintu kuri kino, nous vivons dans un monde d'opportunisme. Nuvuga ngo abantu n'abaportuniste, nuvuga ngo ahagarara uko ibihe bimeze. Nimba muri ibi bihe yakunguka iki, sibyo? Ijambo rye ni yes. Nimba haje ibindi bihe yakunguka ibirenze bya bindi, arivuguruza akajyana n'inyungu nyinshi wazibona. Rero kubera ko turi aba opportuniste muri iki gihe, iri jambo ry'umwami Yesu riratunesha. Nta mu opportuniste numwe ashobora kumwizerwa, ntibibaho. Kubera yuko imibanire n'abantu ijyana n'inyungu afite muri uwo mwanya. Ntashobora kuba umwizerwa kubera yuko umopportuniste aba mu bihe abona yuko byamwungura. Ntago afite iyo uta constance. Constance ni stabilité muri personnalité ye, ntabwo ari stable muri relation. Uyu munsi ari kumwe nawe, ni abone ko wundi abona inyungu nyinshi warakujugunya hari. Niko bimeze. Nuvuga ngo turi muri periode ikomeye ya opportunisme. Mwayumvise? Opportunisme ni yemerera abantu yuko baba fidèle. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Nabona uriya yamubonamo inyungu nyinshi warakureka. Ni inyungu. Inyungu ishobora kuba materiel cyangwa ntizibe materiel, ariko ni inyungu gusa. Iyo umuntu ari populaire uvuga ngo ari cyamamare, agira abantu benshi. Iyo agezweho n'ikintu gituma ishusho ye ihindana, abantu bamuvaho. Niko bimeze.
abantu ntibabakundukize. Banyumvise? Opportunisme, c'est l'ennemi de la fidélité. Opportunisme. Yonatani ntabwo yari opportuniste. Malheureusement yarapfuye atarabona Dawidi ari ku ngoma. Yonatani yavuze ngo Dawidi alliance yacu, sibyo, nta kiza yirogoya, kuko ndazi ko iriya ngoma ya data ntabwo ari yanjye jewe, niyo uzayicaraho. Je serai fidèle ngusutene kugira ngo Imana kuvuzeho gisohozo. Ninde wabikora ibi? Ninde wabikora ibyo? Ninde? Nawe. Hanyuma turarindire Yesu ko aza kutujyana. Nagira ndagize kuri amagambo. Imana ishimwe. Murakoze kunyumva. Imana ishimwe. Soma Yohana 12:47. Mumve ibyo Yesu yavuze. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere, sinjye umuciriyeho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo naje kubakiza. Unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka, ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Amen. 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 Ngo ijambo navuze nizo zaciraho abantu iteka. C'est la parole qui les jugera. Kuri kirandagije kuri ibi. Umviriza? Nimba mu buzima turimo ari geragezwa, test. Twavuze yuko muri iyi si turi muri test, turi mu igeragezwa. Hageragezwa iki? Ubwizerwa. Ubu mwizerwa ku bintu bibiri. Umviriza? Tu es fidèle envers quelqu'un et tu es fidèle dans quelque chose. Vuga ngo ubwizerwa ni ubwizerwa ku Mana n'ubwizerwa ku ijambo ryayo. Murazi impamvu? Iyo bakoze test, umviriza, iyo bavuze ko hari abantu bazanyura muri test, iyo bavuze ngo mwebwe mushaka kariya kazi muri 100, dushaka abantu 10, muzanyura muri test. Tuvuge ikizamini test. None iteste cyangwa icyo kizamini kiba gishingiye kuki? Baba bafite igipimo bari bapimireho. Hari igipimo kiri bapime kugira ngo bajonjore abakwiriye. Muri test rero haba hariho ibintu bitandukanye. Hari bita standards, ibipimo. Hari bita etalon, ni igipimo. Tuvuga ngo ni ibipimo biba bihari, none bagapima. Hariho amateste psychologique, bagapima umuntu, imiterere ye, karakteri ye, comportement ye, personnalité ye, barebe ko ijyanye n'umwanya bifuza. Wayumvise? Ati uriya mwanya ni umwanya wa standardiste. Standardiste ninde? Standardiste ninde? Umuntu? Kuri reception. Si kuri reception. Okay. Iyo bashaka kwangaje umuntu kuri reception, kuko mbere yuko ugera mu kigo imbere ubanza kwakirwa. Hariya rero bakwakirira niyo shusho y'ikigo. Noneho test bari bukore, baza gukora test ya personality. Barebe kuri umuntu wiyenerva vuba, urakara vuba, baza gutesta, bafite ma test bakora. Ya ini batterie de test, ibipimo byinshi. Bakagupima, babona umuntu vumbuka, urakara. Atuye rero azatisha agaciro ikigo wowe vamo. Bakareba ibintu bijyanye n'imiterere y'umuntu, baba bafite ibipimo byo gutesta psychologiquement umuntu, bakareba nimba koko azake. Wowe ntabwo uzamenya ibyo ari byo. Wowe uzaza gusa hariya. Kuva bakwakiriye kugera aho murangiza ntabwo uraseka. Nta kazi uzabona wowe. Bazavuga ati iki kigo ni icy'abarakari. Kuko standardiste akwiye kuba afite ibimuranga. Okay, yo test yakunaniye. Ya kabiri. Test ya gatatu. Bazagupima utabizi imvugo yawe. Ukuntu wakira telefone. Halo.
haro none wahamagaye utazi hariho urinde wowe testi irawukubisa hasi ati uyu ni azatukisha ikigo ubura akazi ugenda sibara giwe ko kada hari ibipimo hariho za etalon hariho za jauge za fil à plomb bagupima none rero Imana ifite standards zayo izadupimiraho ifite za etalon zayo izadupimiraho ifite ibipimo Yesu yavuze ibipimo azadupimiraho. Iyo biri very important. Niyari yakuri wa murongo wasomye uriya nakubwiye. Uriya wa 48. Umviriza ibyo Yesu azadupimiraho. Umva ibipimo bya Yesu. Unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Amen. Amen. Umwami azadupimisha ijambo rye. Igihe cyose ufite ijambo hano rikunesha, test yamaze kunanira, ntabwo urindira igihe uzagera imbere ye. Igihe cyose mu buzima bwawe hari ijambo hano, urikwepa ukajya gusurinya guca umurongo kurya ushaka wowe, umaze gutsindwa na test y'Imana. Iyi niyo etalon y'Imana, iyi niyo fil à plomb y'Imana gipimo. Maçon afite fil à plomb, uno munsi mufite ngo niveau nibiki. Fil à plomb irapima la droiture du mur, nibuda urukuta udahengamye. Iri niyo fil à plomb y'Imana. Imana iri mu ijuru mu buryo bw'umwuka wera, iba mu mitima y'abizera. Iri jambo tudiringa naryo buri munsi iri niryo rizapima teste ni bande bakwiriye kuragwa biriya bintu bizaba ibyawo burundu, ibihambaye bugingo buhoraho, makamba. Imana teste yayo niyi. Igihe cyose hari amagambo hano ukwepa, udashaka ko usenga Imana ngo amagambo abe impamo muri wowe, uyagendereho, test imaze kukunanira nubwo ifirimbi ya nyuma itaravuga. C'est ça. Ibindi urishuka. Iri jambo iri niyo test. Abantu barwaye indwara yo kujonjora muri Bibiliya, icyo bashaka kwemera nicyo badashaka kwemera. Amagambo yose ari hano yahumetswe n'Imana, kandi afite umurimo wo kudukosora, wo kudutoza kubaha Imana, wo kuducyaha iyo twateshutse. Amen. La fonction des écritures iki byanditswe yegera bikora. None wowe ugeze hehe gufata ubuzima bwawe ubujyanishe n'igipimo cy'Imana izapimisha abantu batsinze test yayo? Menya ko kuva uri muri isi, ntabwo uri muri isi ngo ushaka amafaranga ngo yagwizwe gute. Oya, uri muri isi ngo ube mu ntizanyo, hanyuma nyiri bintu yagutije arebe ukuntu byitwaramo. Wabyitwayemo gute? Ayo mafaranga naguhaye wowe ukishurwa ngo n'imbaraga zanyu ngo n'ubwenge bwanjye, ese iyo ubonye umukene hari icyo umufasha? Iyo ni teste. Ngo celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Ngo ufasha umukene, ariko niko bimeze. Sinababwiye umuntu yishwe n'inzara hari abantu bakava muri gare bakigendera. Nous sommes dans un monde inhumain. Turi mu isi y'ibirura. Umutima w'umuntu waratakaye, ushobora kugwa mu mwobo hari abantu bakunyura bakigendera. Le bon samaritain ntagihari, umusamariya mwiza ntawe. Uyu munsi rero ijambo Imana yampaye niri, turi mu igeragezwa, dufite iby'intizanyo. Nyiri bintu azatubaza uko twabihagazemo.
iyi tesite nirangira imana izajonjora ni bande banesheje tesite, batsinze tesite nako, ni bande batsinze iri geragezo. Abo nibo azabwira ngo umugaragu mwiza injira munezero wa shobuja. Kandi ntabwo imana izadupimisha ubwenge bwacu. Hari abantu bibesha ngo jewe ijambo ry'Imana riravuga gutya, ararisomana ngo jewe ngo mbyumva ntya. Ntabwo imana izakubaza kubyumva, izakubaza nimba ibyo yavuze warabikoze. Uko byumva ni ibyawe, mvuti uko mbyumva ni ibyanjye. None wowe bavuga ngo tutome mortel, umuntu wese arapfa. None ushobora kuvuga noneho ukavuga ko iryo jambo tigewe uko mbyumva ntabwo ari byo, bihindura ikisi. Urupfu nazagutwara aze. Si tu vis dans le déni de la mort, est-ce que la mort va disparaître? Ngo ryewe mbyumva ntya ntabwo ari bose bapfa. Abo nubishaka ubigire mu inganzo bayibyine ku isi yose. Urupfu azakomanga agutware amaguru adakora hasi. La mort est le bicheron. Mwarayize? Mwize ryari mwebwe? La mort est le bicheron. Patri mwabyize? Ngo abavuba ntabyo bazi. Abavuba si finalement nibiki byabo. Bazi domboro gusa. La mort est le bicheron. Bicheron n'umuntu ajya gusenyi inkwi kubera umuru. Ndarangije. Ariko nago ndangiza ntabasengeye. Ndabasengera. Mubye mu mubye ndabasengera. La mort est le bicheron. Uwo muntu kubera ubuzima bwe ni kujya gushaka inkwi. No muri moroshe. Biroroshe. None mugerero ari muri uwo muruho arakatingwa abakomura ku gashyamba kubera ubuzima arimo ari totomba bati ariko rupfuwe kubera ko utaza kujyana kuko ararushe n'ubuzima. N'abantu benshi muri kigihe barushe n'ubuzima ruje bakwiruka. None urupfu rero araza. Ni wamamagaye? La mort est venue. Aza kuri uwo mugabo. Urumva yitotombye ubuzima arimo burushi buri n'indushi ati urupfu wowe ko kutaza unyijyanire mve muri umuruho. Urupfu araza. Urupfu aje wa mugabo ati ntiwamamagaye? Naje rero kugira ngo mujyane. Urazi uko yamushubije? Yashubije urupfu ngo naro ndivugira. Rien ne vaut la vie. Nuko ubuzima burusha barabukunda. Wabibise? Nuko ngo nushobora guhakana ikimana yahamije ko gihari. Iri jambo rero ni iry'Imana izakoresha kugira ngo igucire urubanza rukwemerera kuragwa. Amen. Iby'ijuru cyangwa kutajyayo. Ntuzongere kuvuga ngo gengo iri jambo mbyumva ntya. Rivuga icyo rivuga. Toi tu n'as qu'une chose à faire, obtempérer, obéir. Amen. Obéir. Imana nivuga ngo amen wihane. Ukwiye kwihana. Nuje gusaba imigisha mwanya wo kwihana. Imana nivuga ijambo wowe akazi kawe n'ukurikora. Dieu a toujours raison. Imana yagushimye. Niyo Paul avuga umviriza ngo que tout homme soit reconnu comme menteur et Dieu comme juste et vrai. Ngo umuntu wese imbere y'Imana aboneke ko ari we munyamakosa, Imana igaragaye ko ari nyakuri. Nindabyemera ibi. Haleluya. Ushobora kwigirana jua imbere y'abantu nkawe, ariko imbere y'Imana ntuzigire nyajua. Imbere y'Imana uzahinda imishitsi. Umenye ko Imana ari Imana, izahora ari Imana. Haleluya. Cyubahiro cyayo kizahora ari cyayo. Haleluya. Isi yose nivumbura ku Mana ntago bibuza ko ari Imana. Niyo mpamvu rero ndarangije kuri yaje muratangiriyeho
nimba ibihangange by'isi batangiye kuvuga ngo twitegure ko hari abantu bo mu yandi masi d'autres civilisations bazadutera, turebe ukuntu twahagarara kuko batusha tekinoloji, ni ibintu bikwereka ko batangiye kubona ko amen, iyi si ntabwo ariyo yonyine, hari izindi nzego batazi. Ni ukuvuga ngo hari ubwami bugira buze, ubwami bwa Kristo. Haleluya. Bugira buze busimbure ingoma zose z'abantu, hanyuma Kristo yimye ingoma ye. Haleluya. Hanyuma abantu bose bitwaye neza mu binizanyo muri ubu buzima bazagorerwe kwimana nawe ingoma. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Turi mu myitozo yo kwima. Haleluya. Haleluya. Turiga kwima. Ijambo ry'Imana iyo turigendeyemo, Imana ibidutoza icyo tuzaba. Haleluya. Ariko uyu munsi abantu benshi bagarukira gusa nanjye ndasenga, nanjye ngi muri itorero. Oya, menye ikintu kimwe, nimba warakiriye Yesu wakoze isezerano, kandi isezerano rishingiye ku ubwizerwa. Imana niyo kwizerwa, ntabwo ishobora kwivuguruza. Wowe uri umwizerwa? Ese aya magambo uri umwizerwa muri yo? Uri mwizerwa ku Mana? Ese isezerano uracyarikomeje? Ese ahubwo wari uzi kuri no mu isezerano? Ese uri umwizerwa mu mibanire yawe n'abandi? Uri umwizerwa ku Mana? Uri umwizerwa mu mibanire yawe n'abandi? Fidélité dans les relations, fidélité envers Dieu, fidélité, faithfulness, uaminifu. Iyo ni n'agaciro Imana ishaka uyu munsi ko twubaka, kuko Imana irashaka gukora ibintu bikomeye. Kugira ngo Imana rero idutegure, irashaka kubaka muri twebwe ubwizerwa, kuko yo iraza kuba iyo kwizerwa. Mbere yuko nsenga, nashaka kubabwira impamvu Imana azanye iri jambo. Abarwaye bashaka ko Yesu abakiza, sibyo? Kuko yaravuze ngo dore ibitangaza n'ibimenyetso bizakurikirana n'abizera. Mu izina ryawe bazikora abadayimoni, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Si amagambo ye? Kandi ni umwizerwa kubyivuga. None yakubwiye ngo jyewe ndi umwizerwa, nawe nshaka kubona ubwizerwa bwawe. Wayibise? Ntabwo ari sens unique. Amen. C'est dans les deux sens. Imana niyo kwizerwa, kugukiza iragukiza. Ese wowe uri umwizerwa muri iryo sezerano? Uri mu bibazo by'ubushomeri, urashaka ko Imana igucira inzira, kandi irabikora. Imiryango irafunze imbere yawe, ushaka ko Imana igukungirira imiryango, Imana irabikora. Kuko yaravuze ngo nigiye mfite ifunguzo Dawidi, ngo iyo nkinguye ntawe ukinga, kandi iyo nkinze ntawe ukingura. None yo niyo kwizerwa mu isezerano, ibyo yavuze irabikora. Ese wowe uri umwizerwa? Uri umwizerwa? Uri umwizerwa? Ese mu ntizanyo yaguhaye uri umwizerwa muri byo? Ngira mbabwiye ikintu kimwe gikunda kunanira abantu, ni ikintu bita les finances. C'est très difficile, même les chrétiens, les finances ni problème kuri bo. Ntabwo ari isi gusa, kubera ko nababwiye ko isi yoborwa n'amafaranga. Tous s'achètent, tous sont achetés. Nashaka kubabaza, umviriza, urashaka ko Imana ikora un miracle financier, ushaka ko Imana ikora igitangaza, amen, ikakuvana mu bibazo financier ufite, sibyo? Yo irasezerana hano nshobora kugusomera ahantu hatandukanye aho Imana isezeranya ko abantu babo, amen, Dieu répondra même pas des miracles financiers. Irabivuga. None ko ushaka ko Imana ikora un miracle financier, wowe muri finances zawe uri fidèle? C'est ça le problème. Ese uri umwizerwa guha Imana icyacumi cy'ibyo wunguka? Ese wowe uri umwizerwa mu gufasha abo urusha imbaraga? Ibyo bita omone. Hari abantu batandukanye bari gutandukanya omone na ofrande. Yega ni ikibazo. Abantu bashaka kumva ibyo bashaka, bagafunga amatwi y'ibyo badashaka kumva. Niko ndakwigisha kugira ngo bimenye uve mu buzima Yesu atakugeneye. Amen. Haleluya.
bavuga ngo l'argent c'est le nerf de la guerre. Wabyumvise? Twavuga byinshi kuri iryo jambo, ariko ushaka kubaza, urashaka ko Imana yenterera mu buzima bwawe? Ufite amadeni, ushaka ko Imana ikuvana muri amadeni, ko amadeni aguza amahoro. Ushobora kuba urarya ikijumba cyawe, telefone igakomagara ngo nubwo urarya icyo kijumba, ideni cya kijumba kigira gute? Kikuniga. Cyangwa urakinisha akabebe kawe ngo banki yitwa CNB, sinzi kwibaho, nanze kuvuga iziriho. CNB wibuke ejo ni ya tariki, bebe yanezerewe akabona papa, bebe ntazi ibyo ari byo. Iyo avuga ariko se habaye iki papa? Umviriza, urashaka ko Imana yentervena financièrement, Imana irakubwira genda fidèle, kuko sezano rirahari, wowe uri fidèle wowe. C'est ça. Kuko ushaka ko uruhande rundi muri contrat ruba fidèle, ruba umwizerwa, ariko wowe muri contrat ntabwo uri umwizerwa. Si tu veux que Dieu soit fidèle dans tes finances, il faut que nawe uba fidèle ku Mana kuri finance. Wabyumvise? Ubiba ibishyimbo asarura ibishyimbo. Nimba ushaka miracle financier, sois fidèle dans les finances. Wabyumvise? Wowe uzabata amafaranga yawe nuyakoreremo Imana, hanyuma no wahura n'ibibazo ngo Yesu ukora ibitangaza, umwami arakubaza wowe uri fidèle? Uri fidèle wowe muri finance? Urashaka miracle muri domaine financier, ese muri yo domaine uri fidèle? C'est le problème. Ikintu cya kabiri ndarangije, sibyo? Urashaka ko Imana igukiza indwara, kandi ni isezerano, kandi Imana irabikora, sibyo se? Sibyo? Hanyuma Imana irakubaza, mu gihe ufite imbaraga, ufite ubuzima buzira umuze, sibyo? Ese uranyubaha? Ni gute? Iteko rya mbere turisubiremo rivuga gute? Iteko rikuru, kundisha Uwiteka. Sinabyumze neza. Kundisha Imana. None irakuvuga ngo utararwara ngo nkubone mu maguru amanitse kuri sashika, imbaraga zawe wazikoresheje iki? Mu rusengero warambyiniye? Ayo maguru none umviriza, ntago murabona mu bitaro nta bantu bamanitse amaguru gutya, bacumuye iki? Wowe urakerwa kubarusha. None Imana irakubaza, urashaka ko ngukiza kandi ni isezerano, sibyo? None imbaraga zawe urazikoresha iki? Ese izo mbaraga zawe warazikoresheje mu kunkiranukira? Ko niyo uteko rya mbere, kundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe. None imbaraga zawe zikoresha iki? Ngo buri domaine ushaka ko Imana intervena, banza urebe ko muri iyo domaine ujya wubaha Imana. Ninde yabyumvise? Si tu veux un miracle financier, le miracle est disponible. Nushaka bitangaza, jewe ndi umugabo wo guhamya ko Imana izana amafaranga bibaye ngombwa. Mwabyumvise? Imana irafite amafaranga y'isi yose. Iyo miracle je suis témoin. Ariko ikibazo, est-ce que amafaranga tuba dufite turayakiranukira mu Imana? Il ne faut jamais demander à Dieu d'agir dans un domaine où tu n'es pas fidèle. Ntuzigere usaba Imana ngo yentervene muri domaine we utari umwizerwa. Na niyo mpamvu nta bitangaza abantu bakibona, kuko indangagaciro wizerwa ntayo. Nous vivons dans un monde sans valeur, mais un monde plein d'antivaleurs. Uyu munsi Imana ashaka kubagarura ku rufatiro rwo kuntu bitangaza. Je ndizera ko muri amasengesho hari bitangaza bikomeye Imana ishaka gukora. Hallelujah, hallelujah. Iki dusaba, mutegura urubuga, tegura urubuga, préparer le terrain. Nimwihane, reba domaine yose utubaha Imana utari umwizerwa, wihane.
Nimba mushaka ibitangaza, Imana ibishura amakredi yanyu, Imana ikingure imizugi, Imana ibaha ibi n'ibi, ntabwo ari icyaha kubisaba kuko n'amasezerano. Ariko muri iyo domaine ukwiye kuba uru mwizerwa. Amen. Autrement tu n'as pas droit de demander au Seigneur de faire un miracle. Kuko iyo domaine ntabwo uri mwizerwa. Sibyo? None wowe uzaba ntagufasha abakene. Abantu urusha ubushobozi uratawari none uri mu bibazo rero. Banki kuri inyuma. Ibiki nibiki. Ibintu bya biracumbagira. Business iracumbagira. Inzu yawe wayitanze nk'ingwate. Ngo ukore business. Business iragurira agenda. Hanyuma mwami ikore bitangaza. Banza wicare. Cyambere banza wihane. Numara kwihana uti ntabwo nzongera. Numva na muri ibisi sinzongera. Nzagukiranukira. Nzaba umwizerwa. Kuko Imana itabeshwa izabona ko ibyo uvuga ari byo. Imana izakuvana muri ibyo bibazo. Ikibazo rero tuhita twibagirwa. Tuhita twibagirwa. Ciao. Hanyuma ugahura n'ibibazo kandi ukagaruka. Yewe ndahamya Imana niyo kwizerwa. No kubikora sabikora. Ariko twebwe se turabizerwa nicyo kibazo. Fidelite. Nashaka rero ngwamagare wowe uri hano ukabutarizera Yesu, uraza kuza hano wakire Yesu Kristo, hanyuma ubuzima bwawe atangira bwitwararike, kuko wowe ntabwo Imana ikubara mu bandi, ko utizera Yesu Imana ivuga ko yapfuye. Sibyo? Ngo kera twari twishwe n'ibicumuro byacu. Iyo umuntu atizera Yesu Imana imubara ko ni muzima mu mubiri ariko mu mwuka arapfuye. Woza kuza hano wakire Yesu. Mwebwe musanzwe rero mwitwa ko mwakire Yesu Kristo, abakristo. Nkuko muri Antiokia batwise abakristo. Ndabanza mbasabira iki? Imbabazi. None ndashaka imbabazi z'Imana. Presque twese. Hanyuma niba basabira imbabazi rero. Rwose nimuzingire muri amasengesho hari inkomyi. Tunganya hamwe n'Imana. Kontra yawe n'umwami Yesu uyisukure. Hanyuma uzabona ibitangaza by'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Imana tubwiye ngo mbahaye new beginning. Ikiza cy'Imana nta trotaribaho. Urashobora kandi gutangira bundi busha. Hallelujah. Kuko bizabibabaje ni wiriza iminsi 6 kubusa. Nashaka tutegure isezerano n'Imana muri Kristo. Turebe uruhande rwacu ni ibiki, niye domaine twabuze uwizerwa. Hanyuma twihane Imana itubohore. Wabibise? Ari ikintu kimwe nabonye gikomeye cyane. Hamwe na za kamere z'uburakari n'imijinya no gutongana n'ibiki byose no kubeshya n'ibiki. Ikindi kintu gikomeye cyane ni ibintu byerekeye ubuzima bw'isi abantu barimo. Satani arabahambira mu buryo batamenya ko Imana niyo mugenga wa byose. Amen. Ni mugenga uiboneka nibitaboneka. Nimba wizera yuko ushaka ko isezerano ryawe n'Imana rivamo udutotsi, rivamo ibintu bigahwa, haguruka huri kugira ngo ubwire Imana ati Mana nabuze ubwizerwa, ariko uyu munsi nshaka gutangira bundi busha. Nshaka kuba umwizerwa mu mutima musha, kugira ngo mbe umwizerwa mu isezerano ryawe nanjye. Hallelujah. Hallelujah. Zamaboko yawe muri umwanya. Ariko umuntu atarakizwa we araza kuzana imbere yakiraga kiza. Kuko umuntu atarakizwa Imana imubara ko ari umwanzi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Pasiteri mwakire muri data. Hallelujah. Nundi wese atarakizwa aze yakiraga kiza. Yesu ni mwiza. Yesu agufitiye umugambi mwiza. Hallelujah. Kubaona Yesu ubuzima bwawe buba muri danger. Satani ashobora kugutwara igihe cyose. Hallelujah. Mugihe rero turimo turasengera iteraniro, nawe nimba uhari uraza hano imbere
ariko ntuzigere uba mu mubare w'abantu bajya mu matorero gusa nta mpinduka mu buzima bwabo. Ntabwo ari idini Yesu yaje kuduhamagarira. Yesu yaduhamagariye isezerano ry'impande zombi, wowe na Yesu. Ku ruhande rwe ni umwizerwa, nawe ukwiye kuba umwizerwa. Haleluya. La fidélité, c'est le pilier sur lequel repose l'alliance. Ubwizerwa niko rufatiro ruhagazeho isezerano. Zara amaboko yawe muri umwanya. Nimara gusengera imbabazi, ndahita nsengera n'ibindi bibazo byose mu minota mike gusa, ariko a partir no munsi kuva none ntiwemere kandi kuba mu buzima bugahwa n'umwami. Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, uri Imana y'isezerano. Sezerano wagiranye na Isirayeli, wabaye umwizerwa, Isirayeli ibura ubwizerwa. Kenshi aho kuba umutwe babaye umurizo, aho kuba ab'imbere babaye ab'inyuma, kubera yuko babuze ubwizerwa mu isezerano. Natwe mu isezerano rishya ryo mu maraso yawe Kristo tuguma tubura ubwizerwa. Niyo mpamvu amasezerano yawe menshi turayasoma akaba kure yacu. None Mwami, ndazanye imbere yawe ubwoko bwawe, barakwizeye Mwami, ariko Satani yabujije kuba bizerwa. Uri Imana y'imbabazi n'impuhwe. Gira imbabazi ku muntu wese yamenetse mu mutima we. Gira imbabazi ku muntu wese umutima we Mwami waciye bugufi imbere y'ijambo ryawe. Umubabarire aho hose yateshutse, umubabarire aho hose yabuze ubwizerwa. Amaraso yawe ahanagure icyo cyaha mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ubwo kubura ubwizerwa ubabarire buri muntu wese. Uhereye none Mwami, ureme umutima mushya mu bwoko bwawe, kugira ngo nk'uko uri umwizerwa tuba bizerwa. Ibitubuza kuba bizerwa uyu munsi ubidukize mu izina rya Yesu. Buri domene yose y'ubuzima bwacu tuba bizerwa, kuko ku ruhande rwawe uhora uwo kwizerwa. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami ugira imbabazi. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami uhanagure icyo cyaha. Mu izina rya Yesu Kristo, ukureho izo nzitizi zose zitubuza kubona ubwiza bwawe. Ukureho izi zose zitubuza kubona gutabara kwawe. Ukureho izi zose ziduhisha ukuboko kwawe. Mu izina rya Yesu, ibisika byose byari bihagaze imbere y'umwana w'Imana, imbere y'umuntu w'Imana n'Imana, bikubitwe hasi uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, nutubare mu bantu bakugomera, ariko utubare mu bantu bakumvira. Utubare mu bantu Mwami wishimira, utubare mu bantu Mwami witabakiranutsi bawe. Mu izina rya Yesu turashaka uhereye none kugeza mu bihe biri imbere dutegereje kuza kwawe, uduha umutima Mwami w'abantu babizerwa, abizerwa kuri buri jambo ryose wahumetse, abizerwa kuri Bibiliya, abizerwa kuri jambo ryose Umwuka Wera yahumetse. Urakoze Mwami, koko uri Imana yuzuye impuhwe n'imbabazi. Yesu, uracyari ku ntebe y'ubuntu n'imbabazi. Turakira imbabazi zawe, turakire Mwami imbabazi zawe, turakire Mwami imbabazi zawe, turakire Mwami imbabazi zawe. Mu izina rya Yesu Kristo turagukuriye ubwatsi, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Akira imbabazi z'Imana, akira imbabazi z'Imana. Hallelujah, hallelujah. Receive your new beginning. Hallelujah, hallelujah. Imana iguhaye gutangira bundi busha. Hallelujah. Ibihe bya kera bigomera Imana, Imana yarabihanaguye. Ibyaha byawe bya kera Imana ibikuyeho. Amaraso ya Yesu yabinyuzeho, kandi amaraso ya Yesu hanyuze hose haracya.
satani yongere kongorera ibyo byose wakiraniwe Imana, ibyo byose utigeze umwizerwa, Imana yabibabariye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu amaze gukiza wa mugore bafashe asambana, yaramubwiye genda ntiyongere gukora icyaha. Nawe Imana irakubwira ngo dore byose nabikuyeho, ndakubabariye, dore ntukongere kugomera Imana, ntukongere kutaba umwizerwa. Tangira page nshasha y'ubuzima bwawe. Kandi Imana ibabariye ntabwo yisubiraho, kuko Imana ijambo ryayo ni yego, ntabwo ari yego oya, ni amen. None mu munota umwe, nubwo dufite ari amasengesho ari imbere, mu munota umwe shaka gusengera ibibazo byose. Imana nizi liste yabyo kugira ngo uyu mwanya, haleluya, utangire kuba mu buzima, haleluya, aho ubona ubwiza bw'Imana, aho ubona ikiganza cy'Imana. Zama amaboko yawe, haleluya. Yaba indwara, yaba ibibazo bitandukanye, yaba intambara urimo, yaba ibintu bifunze imbere yawe, ibintu byose wumva bikubangamiye, kugira ngo ube mu buzima buhesha Imana icyubahiro, ubuzima buhwanye n'amasezerano y'Imana. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami niwe gisubizo cya buri bibazo byose. Twarakubonye ukiza abarwayi, twarakubonye wirukana abadayimoni, twarakubonye usenya amarozi, twarakubonye uvana mu bukene, twarakubonye utanga akazi, twarakubonye ukingura inzugi zakinzwe, twarakubonye Mwami ukura ku cyavu ukicarikana n'ibikomangoma, twarakubonye wishura imyenda y'abantu. Uri Imana itaneshwa, uri Imana idakumirwa. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ndaje kuri ibyo bibazo byose bikugarije, ndaje kuri abadayimoni bose bamaze iminsi bagutera. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ibyo byose bikugarije ndabitegetse ngo byimuke mu izina rya Yesu Kristo. Mu abadayimoni mwe muhunge mu izina rya Yesu Kristo, mu abadayimoni mube mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo ndwara ikubabaza ndayitegetse mu izina rya Yesu Kristo ngo ikuvemo muri kano kanya, igitangaza gikoreke mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umusaraba zimanuke mu buzima bwawe, imbaraga z'uwazutse zimanuke mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Wakira igitangaza mu mubiri wawe, wakira igitangaza mu mutima wawe, wakira igitangaza mu bitekerezo byawe. Ndaje kuri icyo kibazo gituma uhagarika umutima mu izina rya Yesu Kristo. Nta musozi n'umwe ushobora guhagarara imbere y'izina rya Yesu. Wa musozi we umuhagaze imbere, abandi ubagose, ndagutegetse mu izina rya Yesu, imuka, genda witere mu nyanja mu izina rya Yesu Kristo. Inzira ikinguka imbere ye mu izina rya Yesu Kristo. Izo ntambara urimo ku kazi zirahoshe mu izina rya Yesu Kristo, turazicecekeshije. Izo ntambara ufite mu kazi ziceceke mu izina rya Yesu. Mu abadayimoni bamwishe muri izo ntambara, amashari turayategetse ahagarare mu izina rya Yesu Kristo. Turamagaye ituze mu kazi kawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ibikurwanya nibiza mu nzira imwe zishwiragijwe mu nzira zirindwi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya wakira intsinzi muri business yawe, mu kazi kawe, mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu nshuti zawe. Aho hose satani yarashize ibirindiro bye birasenyutse mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Akira ituze, akira amahoro, akira intsinzi, akira umudendezo mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese avuga ati amen. Rero mbere ko tuba umugisha, kuva none mwitege ibintu bikomeye. Attendez-vous à de grandes choses. Nta kintu na kimwe kigeze gihindura ijambo ry'Imana, ahubwo uruhande rumwe muri kontra
rwatakaje ubwizerwa, nawe ubundi Imana ntiyahindutse. Rero uhereye none kuzageza n'igihe cy'amase, ukwezi kwa gatatu kwise ni ukwezi k'ububyutse, ni ukwezi k'ububyutse. Soma amateka ya revivals, igihe cyose abaye ububyutse ibintu byose wumva ko bidashoboka birakoreka. Niyo ngo ni ukwezi aho ibintu byose bishoboka. Uzavive ibitangaza, uzabe mu bitangaza, uzabone ukuboko kw'Imana gukomeye guseruka mu buzima bwawe. Haleluya. Kandi uhaguruke rwose ubudasubira inyuma, ukorane n'Umwami Yesu, ugira ishaka rye. Haleluya. Hanyuma uko ugira ishaka ry'Umwami niko agira ishaka mu byawe. Amashimeje ku Mwami Yesu. Reka tubahe umugisha. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Mukomeze kuba mu bitangaza bya Yesu Kristo.